Philadelphia Imana iratsinda. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza kuko yongeye kwemera ko tugaruka imbere yayo. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu abadukurikira, abakunda ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tuba dukora umurimo w'Imana mu itorero ritwa Pentecôte de Réveil Philadelphia. Mana ikaba yatugiriye ubwo buntu kubw'icyubahiro cyayo. Reka tubanze dusenge. Turagushimye Imana Israeli, tunejeje nawe kuko uruwera kandi urakiranuka. Warakoze kuturinda mwami, nimba tuwageze uyu munsi ni kubw'imbaraga zawe. Tugiye gusengera ijambo ryawe witeka, reka utwezo dutunganye, Mwuka wera amanuke abe muri twebwe. Twirukanye imbaraga zose z'umwanzi, byaturangaza byose mu izina rya Yesu. Fasha mundu wese uzumva ijambo ryawe rimugirira umumaro. Satana atsinzwe, abadayimoni batsinzwe, kandi murimo ukomeze ivuga butuma rikomere mu yisi kubw'izina rya Yesu. Amen. Tugiye kutangira gahunda yacu. Navuze ko dushima Imana kuko yatugejeje uyu munsi bene data, gutangira umwaka tukagera kuko gutangira umwaka tukagera ku iyi minsi tugezemo. Ubu tusigaye turimo kubara minsi hafi nimba 40 niyo isigaye turangiza uyu mwaka wa 2020. Abayemo bibazo byinshi, abayemo bikuhiga byinshi, ariko kuko tuhageze uyu munsi si kubw'imbaraga zacu, ni kubw'imbaraga z'Imana. Kuryama no kubyuka tukunda kuvuga ko ari imbaraga z'Imana. Tugiye kuganira kubwira ijambo uyu munsi, ariko reka tubanze tumve aka kajambo, iyi ndirimbo ry'Imana mu iki gitabo cy'agakiza, indirimbo ya 14. Iratubwira iki? Iravuga kubw'amasezerano. Isezerano ry'Umwami Imana ndirihinduka abe na gato, nawo misozi yose yavaho ryo ndirivaho na gato. Isezerano ry'Imana yacu ndirihinduka habe na gato, nawe inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Isezerano ry'Imana yacu ndirihinduka habe na gato, nawe inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Isezerano ry'Imana ya isezerano rye rihoraho. Aba mu byago no mu mwijima, naho nanani wa mundambara ryo nirivaho naga. Isezerano ry'Imana yacu ndirihinduka habe na gato, nawe inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Isezerano ry'Imana yacu ndirihinduka habe na gato, nawe inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Isezerano rye rihoraho. Aba mu ntwara, aba mu rupfu, Imana Data iyo rimboza kubw'isezerano ryayo. Isezerano ry'Imana yacu ndirihinduka habe na gato, nawe inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Isezerano ry'Imana yacu ndirihinduka habe na gato, nawe inyenyeri zo zakwijima. Isezerano rihoraho. Isezerano ry'Imana ntago rihinduka habe na gatoya.
ibindi byahinduka, ariko isezerano ry'Imana rihora ari ryo. Tugiye kuganira ku bw'isezerano ry'Imana. Mana kindu cyose yakiremye ku isi yakiremye mu bubasha bwayo. Byo tubona byose ku isi na muntu ufitemo uruhare, na Satani no kwabesha abantu ntabwo abifitemo uruhare. Ibi byose tubona ku isi, freshere tufite ku isi nk'uko abandi babivuga, byaremwe n'amaboko y'Uwiteka, kandi byose yabihaye isezerano ryayo. N'inyanja Mana yayihaye isezerano. Se buriya twicara tugatekereza amazi y'inyanja, abantu batuye hafi y'inyanja, ko buri munsi, buri saa, buri segonde amazi ba imanuka y'inyanja. Se tutekereza ko kuki ayo mazi itashobora gukama. Aya mazi turukaye, aya mazi aho ijya kutabasha kuzura. Scientifique bariho, ariko mube mutekereza ko kandwe itangiriro y'inyanja, iyererezo ry'inyanja, kuki amazi itashobora gukama mu itangiriro ry'inyanja, ku iyererezo ryayo kuki amazi itabasha kuzura. Kuko imvura igwa rimwe, isaha imwe, amasaha abiri, usanga bishanga byuzuye. Dufata urugero, usanga ibikoresho abantu bashize hanze byo kuvomesha biruzuye, ariko kuki inyanja yo itaruzura? Iyo ni imirimo y'amaboko y'Uwiteka. Ikintu kitwa isezerano cyose, kintu cyose cyaremwe ku isi, nasanze ko kifite isezerano ry'Imana. Mana yaremye inyanja, ishiramo amafi, kuko nabyo ni biremwa by'Imana, ariko nta munsi n'umwe turabona inyanja yose ikamye yose, nuko izuba ryakagute isubira inyuma gatoya, ariko ndagoye basha kukama yose izo biremwa by'Imana biri mu mazi zipfe. Ziriho kubwisezerano. Natwe abana b'abantu twaremwe n'Imana. N'umuntu wa mbere Adamu yahawe isezerano kuba mu bustani bwa Edeni. Natwe abamukomotseho turiho kubwa amasezerano y'Imana, cyane cyane abantu bizera Kristo ng'umwami n'umukiza. Bandu buzuye amasezerano, bandu bafite amasezerano, ariko tugenda ducika intege kandi dufite amasezerano y'Imana. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Isezerano ry'Imana ntago rihinduka habe na gatoya. Inyenyeri zakwijima, izuba ryavaho, ariko isezerano ry'Imana rihora ari ryo. Reka dusome gitabo cy'umuhanuzi Mika. Turasoma gice cya 5, tutangire ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Umutegetsi uzakomoka i Bethlehem. Nuko mutwe w'ijambo ratubwira. Umutegetsi uzakomoka i Bethlehem. Ariko wowe Bethlehem Efrata, uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda. Muri wowe niwo uzaba umwami wa Bisirayeli, agasanga imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Murongo wa 2, nicyo gituma azabatanga kugeza igihe uwo uri mu nda azabyarira, kandi abasigaye bo muri Benese bazagarukira Abisirayeli. Azakomera aragire umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera, kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera y'isi. Kandi uwo muntu azatubera amahoro. Umwashuri naza mu gihugu cyacyo,
akaturibitira amanyumba, tuzamuteza abungeri 7 n'ibikomangoma 8. Murongo wa 5 na niyo turangiriza. Kandi bazarimbuza igihugu cya Ashuri inkota n'igihugu cya Nimurodi, babarimburire mu byambu byo mu ngabano zacyo. Uko niko bazadukiza Umwashuri natuzira mu gihugu akagikandagiramo. Amina. Aho niyo tugarukiye. Mika gice cya 5 murongo wa 1 kugeza kwa 5. Turavuga cyane kubw'ikintu kitwa isezerano. Twabanje kuririmba kayindirimbo kagakiza katwereka ko isezerano ry'Imana ntago rinduka habe na gato. Rihoraho iteka ryose isezerano ry'Imana. Ibindi byahinduka, natwe abantu twahinduka, ariko isezerano ry'Imana mugenzi wanje umenye ko ntago rihinduka habe na gatoya. Bindu byose twavuze Mana yabikoze bifite amasezerano ku yisi. Natwe birema bw'abantu tufite amasezerano Mana yatuhaye ku yisi. Ariko hano ndashaka kwereka abantu basenga, tuongere tumenye ko ari imbaraga mu kwizera isezerano ry'Imana. Mana ivuga ibintu ikasohoza mu gihe cyayo. Nabonye numvise abantu benshi by'Imana na bamwe nabonye twasenganye basubiye nyuma, bacika intege, batabashije kurindira igihe cyo gusorezwa isezerano. Na bamwe baracyabirimo, ariko bona batakaje byiringiro byo kurindira isezerano. Namwe barimo kuvuga narambiwe amasezerano y'Uwiteka, ndukayirambirwe. Ariko girwa bw'abundu bwo gukomezwa kuhabwa amasezerano. Masezerano irarinda umundu, masezerano irakomeza umundu, masezerano ituma Imana ibana n'umundu. Niyo mpamvu utangira umwaka ukayirangiza uri muzima, kuko urebye mubare w'abantu bapfa mu mwaka ku isi n'amamiliyoni z'abantu. Tutangiye kubana batoya kugeza ku bantu bakuze. Nimba twebwe turacyariho ni kubw'imbaraga z'isezerano. Suko turusha abandi bwiza, suko dukiranuka kurusha abandi. Niyo mpamvu nagukomeje umutima kuongera kwizera isezerano ry'Imana mufitanye. Mana ivuga ikintu cyayo, Mana ikagisohoza. Kibi gusa no kuva mu isezerano nta mpamvu. Kibi gusa n'abantu baba mu isezerano batubaha Imana, batizera Imana, batagenda nk'uko Imana ishaka, batareka ibyaha. Kuguru kumwe kumana kundi kuri mu bapfumu, kuguru kumwe kuri Mana kundi kuri mu busambanyi, kuguru kumwe kumana kundi kuri mu bindi bintu. Biriya birakudindiza, nabyo byakubera inkomoko yo kutasorezwa isezerano. Ariko nabonye icyo Imana ivuze, Mana igishira mu bikorwa. Umutegetsi uzakomoka i Bethlehem. Tumvise amateka ya Bisirayeli n'abantu Mana yatoranije, ashaka ko batuberera iki igitekererezo. Yakobo, tufatire ku Yakobo tutakuruye ibintu. Yakobo yabyaye abana 12, na nibwo bwoko 12 abisirayeli. Muyo ayo moko 12 na niyo Mana yakoreyemo birimo nibitangaza irigaragariza bumana bwayo. Twizera ijambo ry'Imana kuko dukurikiza mirimo y'Imana yakoranye n'abatubanjirije. Twasomye hano umutegetsi uzakomoka i Bethlehem. Ariko we Bethlehem Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'Ibuyuda, muri wowe niho uzaba umwami wa Bisirayeli agasanga. Imirambagirire ye
niyiteka uhereye kera kose. Sasa mwiki umudugudu wa Betlehemu, Betlehemu ni umudugudu uri mu bwoko bw'abayuda. Buyuda bwari bufite uwo mudugudu bitaga Betlehemu. Turebye amateka meza ya Betlehemu, wari umudugudu mutoya mu midugudu yose y'Ubuyuda. Wari umudugudu ukennye mu midugudu yose y'Ubuyuda. Wari umudugudu usuzuguritse mu mudugudu w'Ubuyuda. Ariko abantu bari batuye mu mudugudu wa Betlehemu bari ubwoko bukiranukira Imana, bwoko bubaha amategeko y'Imana, bwoko bumvira Imana, bwoko butinya icyaha n'igisana nacyo. Mw'icyo kintu mu gihe ugendana n'Imana mu iyo nzira, ugera ku kintu kitwa isezerano ry'Imana, kikuhesha Imana ikakureba mu bwami bwo mu ijuru ikakwishimira. Ibyo bintu bituma Imana ikuha isezerano ryayo, kandi mugambi w'Imana kutuha amasezerano nuko izasohoza. Mugambi w'Imana kutuha amasezerano nuko ishaka kugaragaza bumana bwayo handu hari asuzuguritse, Imana ibashe kubahisha aho hantu. Abantu bari bakennye, Imana ibashe kubakiza. Abantu bari batazwi, Imana ibashe kubamenyekanisha. Niyo urugero rw'uyu mudugudu wa Betlehemu. Bari abantu bakennye, bari abantu basuzuguritse, bari abantu batazwi, bari abantu umudugudu wabo wari mutoya. Ariko kubwo kwiringira kwabo Imana no kukeranuka mbere y'Imana, Imana yaje kubaha isezerano. Nuko rumutoya muri wowe niyo azavuka umwami w'abande wa Bisirayeli. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Numva baririmbi bakunda gutera chorus, kandi cyangwa myaka ishize tumvaga ayo makorasi mu rusengero. Ati Imana ikura gucyavu ikicaza n'ibikomangoma. Mbere yo kugukura ku cyavu abanza mu isezerano, ukagendera n'Imana mu bihe by'amasezerano, ukiranukira Imana. Kandi mu bihe byo kuhabwa amasezerano usanga abantu bishimye, baranezerwa kuko yahawe isezerano ry'Imana. Ariko nyuma yo kuhabwa isezerano hari ikindi gipimo Imana ishyiraho mundu, irebe kwizera kwe, irebe gukiranuka kwe, irebe kwihangana kwe. Banyabetlehemu bariyizeye, barihangana, banga kwiyanduza n'ibindi bintu bitari byo. Uziko yari umugisha ukomeye, ti kuri wowe niyo azavuka umwami wa Bisirayeli. Ninde wakwanga kubyara umwami mu bibiye byacu? Nize ko nta muntu ushaka kubyanga. Uri umukobwa uhawe isezerano yuko uzabyara, tufata urugero, uzabyare umwana, uwo mwana wawe azaba mundu ukomeye. Ako kandi gusa mundu ahora ari mu byishimo by'Imana. Betlehemu bahabwe iyo sezerano. Nuko bari abantu bakennye, nuko bari abantu basuzuguritse, nuko bari abantu batazwi, nuko mudugudu wabo wari mutoya. Mana ntabwo ireba buranga bw'umuntu, Mana ntabwo ireba burebure bw'umuntu. Mana itekereza iki? Umutima w'umuntu. Sinzi kunda umutima wawe umeze muri ibi, sinzi kunda ugendana n'Imana. Ariko abantu bagendana n'Imana bagomba gucishwa bugufiya, bakabika ijambo ry'Imana ku mitima yabo, nuko bibafasha bataza gucumura mbere y'Imana. Banywa amasezerano iminsi barasakuza, ariko sinzi kunda imitima yabo imeze mbere y'Imana. Ni wo kwisuzuma, nanjye nisuzuma, kuko iko Imana ivuze nako amaherezo yawe izasohoza. Bene data, mukarangazwe n'iyisi, mugashukwe na Satani. Navuze mu bintu byose Imana yaremye ku isi, na kindu na kimwe tumva mu mateka ya Bibiliya ko ari byo Satani yaremye. Byose yabisanze byateguwe mu mugambi w'Imana. Murongo wa 2. Nicyo gituma azabatanga
kugeza igihe uwo uri kunda azabyarira. Banyabetelehemu, nicyo gituma uri kunda azabatanga kugeza igihe uwo uri munda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli. Abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli kubw'iyasezerano abanyabetelehemu bahawe. Uwo mwami uzavuka muri bo, kizatuma abasigaye mu Bisirayeli bazagaruka kubw'isezerano y'Imana yahaye abanyabetelehemu. Bayihawe gute? Nabari buri muntu upfa kuhabwa isezerano. Umuntu witwa mwizerwa mbere y'Imana, umuntu witwa mukiranutsi imbere y'Imana, umuntu wumvira amategeko y'Imana, umuntu uca bugufiya. Imisa bavuga mana ni benshi, ariko ibyaha ntago biva ku bantu. Kubaha Imana ndako kukigaragara ku bantu. Mbuto nziza ndago kigaragara ku bantu. Mundu aravuga Imana ariko mbuto ze ndago zigaragaza ko ari umuntu ugendana n'Imana. Enoke yavutse sinize ko nimba mu myaka 60 nimba nazingaye sinyibuka neza hariya yavutse amara iyo myaka 60. Ariko nyuma iyo myaka yaje kugendana n'Imana myaka 300. Kugendana n'Imana bivuga iki? Ntabwo ari mu kanwa gusa, ntabwo ari gufata inzira ati ndagiye ngendanye n'Imana. Mbuto z'umuntu zimugaragariza ko agendana n'Imana mu gihe atiyoberanya, atishushanya, yubaha amategeko y'Imana, yubaha abakozi b'Imana, yigisha abantu by'ukuri. Uzi ko tuzabazwa byinshi twebwe abavuga butumwa, rimwe na rimwe turigisha abantu ibyo tutakora, tubivugira mu kanwa, mu mitima yacu. No, ni kibazo kandi ku muntu ugendana n'Imana. Murongo wa 3 bene data, muyo magambo muhanuzi Mika yahanuriye abanyabetelehemu. Nize ko yari umunezero ukomeye ku banyabetelehemu, nize ko yari byishimo bikomeye ku banyabetelehemu. Bumvise ko muri bo, muri mu murwa wabo niyo azavukiraho umwami wa Bisirayeli. Nize ko baricaye bavuga yo kombinato Imana iratuzi, minato Imana iratwibuka, izemera ko umwami wa Bisirayeli avukire mu uyu murwa wacu wa Betelehemu. Navuze ko yari umugisha ukomeye, kandi icyo gihe Betelehemu yari yasuzuguritse. Turakomeza murongo wa 3. Bubasha uwo mwami wa Bisirayeli yahawe n'Imana. Numva amadini n'abantu benshi Yesu bamuvuga nguko bishakiye. Na buri muntu wese amufata nguko yishakiye, ariko ntago turamusobanukirwa bene data. Ariyo n'abantu babwiriza butumwa bwiza bwa Kristo, ariko ntago baramumenya, ntago bamuzi. Kuko mu gihe umaze kumenya Kristo n'imirimo yagukoreye, wamukorera ufite ubwoba, wamukorera ukora iki utatukisha izina rye. Ubu Yesu bamwe numva simbizi madini navuze, bamwe bakavuga ko ntago ari umwana w'Imana, ni umwana wa Joseph na Maria. Ninde wakubwiye ibyo bintu? Mana yashatse kucisha gusa kwa Joseph na Maria, ariko yari umwana w'Imana. Ntago ari kuri Noeli tuvuga tu Yesu yavutse kuri Noeli, yabayeho kuva kurema kw'isi. Ariko kuko Imana yakunze abisi atemera ko barimbuke, Yohana aratubwira ko 3:16, kuko Imana yakunze abisi cyane byatumye yitanga mwana wayo w'ikinege
kugira ngo umwizera wese ataza kurimbuka ahubwo abone iki? Ubugingo buhoraho. Tumuvuge ariko tumenye mission ye, icyatumye avuka hano ku isi. Yabayeho kubera ibyaha byacu. Abakera bicishwaga kubw'ibyaha, abakera batambaga bitambo kubw'ibyaha. Ariko abikigiye nta bwenge dufite, nta n'urukundo dufite, nta n'agakiza dufite. Nimba twari dufite urukundo, nimba twari dufite ubwenge, twebwe tumaze gusogongera ijambo ry'Imana, twamamaza Kristo mu kuri no mu mwuka n'imbuto nziza, batatugaya, batatushinja. Abakera bicishwaga amabuye ku muntu ukoze icyaha, kuko kamere y'umuntu no gukora icyaha. Yemwe abikigiye nimba mutagikora ibyaha, ni kubw'imbabazi z'Imana n'umwuka wera aba muri twebwe niwo utuma tutakora ibyaha. Ariko kamere y'umuntu ntago yaba musi yose atakoze icyaha. Mu gihe abakene bicishwaga amabuye kandi na bitambo bafite, Mana yagize ubwo bundu yo kutwitangira mwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose bataza kurimbuka ahubwo tubone ubugingo buhoraho. Muzi gahunda ya Kristo, gahunda y'Imana ku bwacyo yemeye gutanga mwana wayo w'ikinege. Mbese uwo mwana yarariho, ariko Mana yashatse kumucisha mu iyo nzira. Namanuka gusa gutyo abisi ndago twagomba kumwemera. Uvuye urinde, waje gute, urumubwa ubwoko bwawe. Sumona yimisa abantu baramarana baricana kureba mundu uyu nuwaye. Ariko Mana yavuga ko reka avuke muri bo, akurire muri bo, abe mu buzima nkabwo, ariko munsi umwe kitambo kizaboneke, maraso yimeneke, izabashe kubabarira abisi bose byaha. Iyo niyo migambi y'Imana gutuma mwana wayo w'ikinege. Abantu navuze ntago bambara muvuga, ariko batazi imirimo yatumye Kristo ava mu bwami bw'Imana yaza hano ku isi akambara umubiri w'umuntu. Abantu benshi ndago tuzi bubasha u Kristo yahawe n'Imana no kwabaye mu bandi abo bantu bizera. Se ninde twamuwanya na Kristo? Ninde wadukoreye imirimo nga Kristo? Ninde undi tumva amateka ye ko yadupfiriye kubw'ibyaha byacu? Mureke tuhindukire abikigiye, tushaka Imana mukuri, tuhe Yesu Kristo agaciro ke, abamukorera bamwizera. Mureke gutukisha izina ry'Imana, tumumvire, tumubahe. Murongo wa 3, bubasha n'ubushobozi yahawe n'Imana. Azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Imana ye. Mana tangira kumuvuga, abantu batangira kubona yerekwa rye ataravuka, kuko yari yaje mu isezerano ry'Imana. Kuza kwa Kristo, kuvuka kwe, kubaho kwe ku isi, kupfa no kuzuka, byose byari mu isezerano ry'Imana. Bubasha yahawe n'Imana ni muhanuzi Mika aravugana. Azakomera aragire mukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Aragire mukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Ninde undi tumvise afite isezerano hano ku isi? Ninde? Nuko abaye abami, nuko abaye abahanuzi, bose babaye munsi wande na bubasha bafite nka Kristo yahawe n'Imana. Azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Imana z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye.
azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka. Hari n'abantu bayobora amatorero akomere baragira umukumbi bafite imbaraga z'Uwiteka. Benshi ndago bagishaka imbaraga z'Uwiteka, barashaka tu ikintu kitu iki icyubahiro. Ariko kuyobora umurimo w'Imana bisabamo kukubanza gukomera muri Yesu Kristo. Nyuma yo gukomera muri Yesu Kristo ukaragira umukumbi ufite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Ibyo Yesu yabiherewemo bubasha, kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera y'isi. Natwe abamwizera tuzakomera. Haleluya. Nimukapfe kusuzugura abantu bose b'Imana. Hari abantu b'Imana bafite uyu mwuka w'isezerano, kuko bemeye Yesu, kuko bemeye kumukorera. Nabo kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera y'isi. Mwami wacu azakomera kugeza ku mpera y'isi. Nuko abantu bapinga barokore, nuko abantu basuzugura barokore, mwami wetu azakomera kugeza ku mande zose z'iyisi, ku mpera z'iyisi. Kandi natwe tuzakomera kuko turakorera umwami ukomeye. Natwe tugomba gukomera. Niyo mpamvu we wizera Imana, niyo mpamvu we wakiriye agakiza, niyo mpamvu we wemera Kristo. Nagusabye uyu munsi gukomera, ndukanyeganyezwe n'imiyaga urimo kubona ku isi, kuko turabanya amasezerano. Mwami wacu yavutse mu masezerano, mwami wacu yatusigiye amasezerano. Natwe tuzakomera kuko icyubahiro cye kizazunguruka impande ze nye zose z'iyisi. Ariko usanga abantu bakorera Imana buzuye ubwoba, abantu bakorera Imana batafite ikintu kivuga iki navuga iki ituze, ubwishingizi bwo kumenya ko turi mu Mana, ubwishingizi bwo kumenya ko mwami wacu Yesu Kristo yahawe bubasha yo kuyobora umukumbi we afite icyubahiro cy'Uwiteka Imana ye. Natwe tuzakomera. Mundu ukorera Imana agomba gukomera, ndukanyeganyezwe n'imiyaga yose iza, kuko ni isezerano y'Imana ko tuzakomera. Iyi misi kubwo ibibazo ubona abantu bavuye mu bushake bw'Imana, bantu bamwe basubiye Egiputa. Se Egiputa ari mu iki? Ko twavuye Egiputa tuhunga ibibazo twari dufiteyo. Uyu munsi tino wari umaze kwinjira mu isezerano ry'Imana, usubire tena muri Egiputa kubera kubura kwihangana. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Isezerano ry'Imana ntabwo rihinduka bene data. Nuko bimeze gutya, isezerano ry'Imana ntabwo rihinduka. Ni twebwe tuhinduka, ni twebwe dutakaza byiringiro, ni twebwe tuva mu Mana tukajya gushaka bigirwa Mana. Ibifite amatwi bitumva, ibifite amaso ntabwo birora, ibyo ushaka gutabaza bitashaka kugutabara. Ariko Kristo mumva kundu Imana ya muhanuzi Mika yagize iyerekwa kubwe. Murongo wa gatatu niyo nishimiye cyane. Azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye. Azakomera Yesu, uwo mwami mwizera yabwiraga Abisirayeli nuko mutaramubona, nuko ataravuka, ariko azakomera. Aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera. Abamwizera nabo bazakomera. Paulo yavuze ko tushobozwa na Kristo kuko ari we utuhiki imbaraga. Kuki washobozwa nande kandi uri muri Kristo? Sinzi numva abandi bagiye gushaka amavuta handi, bagiye gushaka ibiki handi, ariko nje ninzi ko tukomezwa na Kristo kuko ari we uduhi imbaraga. Niyo mpamvu ndabasabye abanyamasezerano
gukiranukira Imana, gusoma ijambo ry'Imana, nimukapinga iby'Imana, nimukasuzugura iby'Imana. Abantu mutarakizwa mumenye ko mwaremwe n'Imana, nimba muriho ni kubw'imbaraga z'Imana. Yemwe abavuga butumwa, yemwe abasenga, nimukate mugize ikintu kitwa iki impaka n'abantu kubw'imirimo y'Imana. Mana ni Imana ndaguhinduka, nta muntu ufite bubasha kuruta Imana, nta wundi muntu twabona witirirwe iryo zina, nta wundi waba kuwo mwanya. N'abaherode bashatse kwishira kuwo mwanya, ariko iherezo ryabo nize ko murarizi. Murongo ukurikira wa kane, kandi uwo muntu azatubera amahoro. Mwumve Mika abwira Abisirayeli, uwo mwami wa Abisirayeli azatubera amahoro. Yamwise umuntu hano kuko Imana yari yateguye ko azaza kuba mu isi. Ni ngombwa avuke muri twe, akurire muri twe, nawe abe nk'umuntu, ariko yahozeho kandi azahoraho. Azapfa munsi wa gatatu, wenyine yihanuriye. Azakora iki? Azazuka. Ibyo byose n'amasezerano byari murimo. Ati kandi uwo muntu azatubera amahoro. Umwashuri naza mu gihugu cyacu akaturibatira amanyumba, tuzamuteza abungeri 7 n'ibikomangoma 8. Kuko uwo mwami wacu Bibiliya muvuga ko uwo muntu azatubera amahoro. Yesu yatubereye amahoro. Muntu wese wakijijwe, muntu wese winjiye mu mazi menshi, nize ko afite amahoro. Iyi minsi tusanze isi yose irimo kwibaza ku kintu kitwa amahoro. Ariko ufite amahoro ninde? Wa wundi uri muri Yesu Kristo. Kuko Yesu asezera intumwa, yababwiye ijambo nziza, mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbasigiye abisi ndago bakora iki? Bayatanga. Niyo mpamvu hano Mika aramuvuga, kandi uwo muntu azatubera amahoro. Haleluya! Uwo muntu azatubera amahoro. Nawe kubwe mu gihe yari kwisi yasezeye intumwa bavuga ko ndagiye, ariko mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbasigiye nta muntu w'isi wayatanga. Uwo muntu azatubera amahoro. Atuberera amahoro kwanza kuva twebwe twaramwakiriye. Umwami wa Ashuri naza mu gihugu cyacu akaturibatira amanyumba, tuzamuteza iki? Abungeri 7 n'ibikomangoma 8. Umwami wa Ashuri arahari na n'ubu. Umwami wa Ashuri twamugereranya nka Satani. Mwanya Satani aturwanya, atwagurukira. Wa mwami watubereye amahoro Yesu Kristo. Niyo mpamvu yabwiye intumwa ze, icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye mwizeye ko mwagihawe. Kuko bisubizo byinshi by'ibibazo dufite biri kuwo mwami w'amahoro Yesu Kristo. Kandi ibi byose navuze n'amasezerano y'Imana. Turakomeza murongo wa 5. Kandi bazarimbuza igihugu cya Ashuri inkota. Mwanya wasenze, Yesu akumva kusenga kwawe mu ijuru, agategeka bubasha buva kwa Kristo, tukoresheje izina rye rukoriki rurarimbura igihugu cya Ashuri, muri ruramanuka nk'inkota kuko twasenze. Niyo mpamvu abarokore bene data, mureke twizere amasezerano. Turi mu bihe byo kurangiza umwaka, mu iyi minsi isigaye hafi 40 navuze, nimba na rimwe sinibuze sinzi neza. Iyo minsi isigaye tufite munsi mukuru kuri Noel, muri ku kwezi kwa 12 tuvuga ko hari munsi mukuru wiki wa Noel. Noel twibutse iki? Munsi Yesu yatuvukiye. Twavuze yaje mu nzira y'amasezerano, yavutse kwisi mu nzira y'amasezerano. Manicishe isezerano ko aho azavukira
mu gihugu mu murwa wa Bethlehem. Wari umurwa usuzuguritse, wari umurwa mbese navuze wari ufite ibibazo, ariko byiringiro baranya Bethlehem byose byabaga ku Mana, bakubaha Imana, bakitondera amategeko y'Imana. Imana yaje kubaha iyo sezerano, umwami w'amahoro azavukira muri bo. Urebye mu iminsi baza amateka ya Bethlehem mu iminsi, uko umwami w'Abisirayeli yavukiye iwabo, kandi yari mudugudu muto, kandi ari mudugudu usuzuguritse. Nize ko ubu abantu bashaka misi mikuru ya Noheli, abakristo bava mu mpande enye zose z'isi, bamwe bakumva ku mitima yabo ngiye kureba aho Yesu yavukiye mu murwa wa Bethlehem. Bamwe barimo gutanga amafaranga gushaka amapasiporo, bamwe barimo gutanga amafaranga gushaka amaviza, bamwe barimo gutanga amatike y'indege, restauration, kubona gusa aho Yesu yavukiye no gusobanukirwa uwo murwa wa Bethlehem. Ariko icyo gihe wari umurwa usuzuguritse. Mana yaje gusohoza isezerano rya Bethlehem, irafotorwa buri gihe cyose. Urebye bakubwiye umubare w'amafoto, abantu baza impande enye z'isi bafotora buryo murwa wa Bethlehem mu bibiye turimo. Ni mamiliyari na mamiliyari z'abantu, z'amafoto, mafaranga yishyurirwa hariya kwinjira mu murwa wa Bethlehem, mafaranga abantu bishura mu mahoteli ziri Bethlehem, mafaranga abantu bishura kwemerwa kwanza kuhabwa uburenganzira yo kuba ube cameraman ufata amafoto y'uwo murwa, kandi ari umurwa usuzuguritse. Ariko kubw'isezerano ry'Imana ba Bethlehem bavuye hasi, bakuwemo gisuzuguriro. Isezerano rikura mu ndu kisuzuguriro igihe cyacyo. Isezerano rikura umuntu gucyavu kikamucaza n'ibikomangoma. Isezerano mukinisha bene data kimenyekanisha umuntu. Isezerano ririnda umuntu. Bethlehem harimo abantu bafite imyaka myinshi, 100 kubw'iyo sezerano. Mucunguzi umwami w'Abisirayeli yavukiye iwabo, kandi ari umwami w'amahoro. Bariho, Mana yabahaye umugisha yo kubaho, Mana yabaye umugisha yo kureba byiza bya Bethlehem. Uyu munsi barimo barabireba. Mabariyeri iba Bethlehem mu kwezi kwa 12, kandi ari umurwa usuzuguritse. Nta mushitsi wajyagayo ati najya gukora iki kubari abashonje. Ariko uyu munsi abagendera mu murwa wa Bethlehem twababara amamiliyari na mamiliyari. Indege zirimo kugwa ku Bisirayeli mu iminsi, zituruka mu bindi bihugu, cyane cyane aya mezi. Ubu abantu batangiye gufata ma reservation y'ikintu kitwa mahoteli, batangiye kwishura amatike y'izindege kugenda no kugaruka, bafata imyanya mu macumbi. Oh haleluya! Byose byakorewe kubwiki isezerano ry'Imana ntago rihinduka bene data. Isi yavaho, inyenyeri zakwijima, ariko isezerano rihoraho. Wowe urimo gufata isezerano ryawe n'Imana gute? Burya navuze isezerano rirarinda umuntu. Niyo mpamvu tutangira umwaka tukarangiza umwaka. Kuko ufite ubwoba kandi uri umunyamasezerano, kuko utatuje kandi uri umunyamasezerano. Munyamasezerano ahora ari maso, munyamasezerano ahora ari fite ibyiringiro, azi ko Imana nigera Imana izasohoza isezerano ryanjye. Kandi mu gihe Imana isohoje isezerano, buzima bw'umuntu burahinduka. Uva mu rwego rw'igisuzuguriro, uva mu rwego rutari rwiza, winjira mu rundi rwego rw'ibyishimo n'umunezero, rwo kugarukirwa n'abantu, yo kumenyekana n'abantu. Mureke twihangane bene data, abakorera Imana mukomeze mukore, kuko ari isezerano ufite. Twaherewe isezerano ku murimo w'Imana, tuzasoherezwa isezerano ku murimo w'Imana. Yemwe mwavuye mu isezerano
isezerano nta mpamvu nimugaruke kuki murimo kugura bitakwiriye kugurwa kuki muze munywa amazi Yesu no ufite amazi y'ubugingo nta mahoro y'umunyabyaha isi ntago yabahesha amahoro iri kwa Yesu kuko niwe mwami w'amahoro yasezeranijwe n'Imana niyo mpamvu turimo kubibutsa ku by'amasezerano hari igihe abantu bandika amajenda y'amasezerano nagiye kanyarira Mana yambwiye gutya nagiye ku mazi Mana yambwiye gutya nagiye ku musozi Mana yambwiye gutya twaraye kuri veye Mana yatubwiye gutya Mana yavuze gutya ariko iyo Mana murayizera mundu akagendana niyo agenda ibayemo ngindirimbo ku bantu wabika ibanga ry'isezerano ryawe rikaba ku mutima wawe ukihanganira bikugerageza numara kwemerwa Mana izagusoreza isezerano mwene data nta mahoro y'isi Yesu niwe mwami w'amahoro butabazi bwacu buri mu maboko ya Kristo kuki abakorera Imana mu isuzuguza kuki abafite amasezerano mu isuzuguza haleluya munyamasezerano ahora hari fite ibyiringiro nuko shonje uyu munsi nuko nkenye uyu munsi nuko nanzwe n'abantu uyu munsi siyo mugambi w'Imana no kutugirira neza iciye mu isezerano ryayo abana bafite amasezerano kuki muhora mufite ubwoba ku bwabo nuko aca mu muriro ntago azasha nuko aca mu mazi ntago izamutembana iyo niyo mugabane w'abanyamasezerano tugiye gusenga Imana wongere tena wibutse isezerano rya ninde wakuhaye isezerano mufata ko ari umuhanuzi cyangwa se muhanuzi nawe ni igikoresho cy'Uwiteka kuko abantu benshi barakariye abahanuzi mu imisi mabanga yabo n'Imana yababwiye aciye mu kanwa k'abahanuzi yose yabayemo kinyamakuru hano hanze ariko habika ibanga ry'isezerano ryawe njyewe yarambwiye ko nzabona umugabo ko ndago ndamubona njyewe yambwiye ko nzabona umugisha ko ndago ndabibona oya nawe ni igikoresho uvuga uko hasezerano n'Imana kandi usohoza n'Imana ariko abantu bamaze kurakarira abahanuzi babavugaho amagambo menshi ibyo nabyo ni icyaha byakudindiza mu masezerano yawe n'Imana Mana ituhaye amasezerano itwishimiye izadusoreza n'amasezerano itwishimiye kandi ituha amasezerano dukiranutse izatusohoreza nayo tukiranutse mbere yayo ariko tsanga bwoko bw'Imana bwabuze ubwenge mu bibiye turimo kubw'ikintu kitwa amasezerano ariko isezerano nago rihinduka ugaruye Abrahamu hano yatwigisha byinshi kubw'amasezerano ugaruye Dawidi hano imbere yacu mu bibiye byacu yatubwira byinshi kubw'amasezerano kuko yabonye yarakiriye amasezerano Mana yamubwiye yatashe amaze kubona gusorezwa kw'ibyo Imana yavuze Mana ndagwibesha ku masezerano yawe nimba yabwiye Abrahamu ko uzaba sokokuruza w'amahanga sebu ntago murimo kubireba ko Mana yashohoje twese twakomotse kuri Abrahamu iyo ni isezerano ry'Imana yarayisohoje atari Abrahamu nize ko simbi izindi nzira Mana yari yategetse ko tuzabaho twakomotse kuri sokokuruza wacu Abrahamu niyo mpamvu mbasabye gukomera kubw'amasezerano mbasabye gushikama kubw'amasezerano y'Imana mbasabye tena kongera kwizera amasezerano y'Imana mbasabye tena kongera kunezererwa kubw'amasezerano ndukakira urubanza abahanuzi nabo bafite ibyabo nabo batekereje Imana nabo barasezeranijwe nkatwe niyo mirimo bakora birashoboka ko bimwe nibyo Mana yabahereye iyo mpano iciye mu isezerano ryayo Mana yarashohoje niyo mpamvu nabo baratuhanurira by'Imana kandi mubahe agaciro kuko n'abami bakera bubahaga abahanuzi kuko niyo nzira Imana ivugana natwe iciye mu bahanuzi mu nzira Imana ivugana natwe
munzira Imana ivugana natwe iciye mu ijambo ryayo. Mukunde n'ijambo ry'Imana kuko riradukomeza rikatongera kwizera. Wowe ufite ubwoba kandi ufite amasezerano, wowe wihebye kandi ufite amasezerano, wowe wavuye mu bushake bw'Imana kandi ufite amasezerano, ngusabye tena kugaruka, ngusabye tena kugaruka. Wowe wamaze gusorezwa isezerano ugatera Imana umugongo, nabo barahari ku isi. Buriya isezerano ry'Imana nta mupaka rifite. Wakuhaye biriya akasohoza, buriya umenye ko hari n'ibindi utuma Imana itabikora kuri wowe. Hari n'izindi Imana ishobora kukuhera nimba ukomeje kuba mukiranutsi, ikakuha amasezerano z'abana bawe, ikakuha amasezerano y'ihererezo ryawe. Se ubu wabivuyemwo, se uratekereza ku bw'ihererezo ryawe? Imana yakubwiye nimara gukuha umugisha uzabivemo, ugende urye wivange n'abanyakanani, ariko urupfu runiruza. Yakubwiye ko uzajya mu bwami bwo mu ijuru, ko Bibiliya iravuga ko nta munyabyaha uzagerayo. Wowe ufite uburwayi ariko ufite isezerano, komeza ukiranukira Imana. Nawe ubona buzima bwagukomereye, wowe ufite uri mu bukode kandi ufite isezerano ryo kuhabwa inzu, menya ko Imana izasohoza. Ihangane, ntabwo izagukoje isoni, wihangane. Isa Imana nigera izabikora. Komeza uyikiranukire, komeza uyikorere, komeza wizeye. Mureke tusenga Imana. Mbasabye amahoro banyamasezerano, mbasabiye gukomera abanyamasezerano. Turagushimye wera wa Israeli, tunejejwe nawe ko uyu munsi mwiza. Tushimye tene ijambo yo kongera kwibutsa ubwoko bwawe amasezerano. Uri Imana uvuga ugasohoza. Saba imbabazi itorero, saba imbabazi abavuga izina ryawe, saba imbabazi abakwizeye. Udufashe mu bibiye, twaracyumujwe n'amasezerano. Bamwe basubiye nyuma kubwa amasezerano, bamwe bavuye mu bushake bwawe ko amasezerano, bamwe bahora bacira urubanza abahanuzi kubwa amasezerano, bamwe Yesu Kristo abayemo, bamwe wasoreje amasezerano nabo babivuyemo. Ariko weza abandu bawe, weza abanyamasezerano, weza batarasorezwa isezerano, weza maze gusorezwa isezerano, mifatire yabo, kwagarara kwabo Mana, utubabarire itorero ryawe. Weza bavuga butumwa nabo barimo gukoza isoni ijambo ryawe Kristo. Turi mu bihe byo kwitegura kurangiza umwaka, kandi ari umunsi mukuru dufite ya Noeli. Utwibutsa munsi watuvukiye, ututunganye Mwami. Abafite amarira kubwa amasezerano, abacyumuzwa n'amasezerano babarire. Isi yose wiyeze, torero ryawe ryeze, abakozi bawe beze, n'abahanuzi b'ibinyoma ubeze, abagusha abandi kubwa amasezerano nabo beze, abasubiza abandi nyuma kubwa amasezerano nabo batunganye. Kuramo ibyaha ku banyamasezerano, tunganye itorero ryawe Mana. Utweze iminsi isigaye yo kurangiza umwaka, tuzagera ku munsi wa Noeli tutafite ikintu kiducura urubanza, kuko twibuka munsi watuvukiye, munsi wadukuye mu isayo y'ibyaha. Niyo mpamvu tugusabye kudushoboza. Abarwayo bakize bafite amasezerano, bacyumuzwa n'ibibazo kandi amasezerano irahari, bacyumuzwa n'ibigeragezo kandi amasezerano ihari, bafite ubwoba kandi bafite amasezerano, abasubiye nyuma kandi bafite amasezerano, hari n'abantu bakora iki, bafobya amasezerano, basebya amasezerano, bangiza amasezerano. Yesu babarire. Amadivorce bayinyishe mu barokore Mwami, kandi basezeranyije kubwa amasezerano, barahindahiro mbere yawe kubwa amasezerano, ariko bamwe bamaze gutana, bamwe bamaze kubivamo. Turasenya izi imbaraga, turamenagura izi imbaraga. Shigikira itorero ryawe, shigikira abantu bawe. Isi yose wiyeze, isi yose yatunganye. Abavuye mu gihugu bafite amasezerano, bageze hanze y'iki gihugu bayibagirwa amasezerano. Abo washubije Mwami bageze hanze bakuvaho, bose bagarure mu mbaraga zawe. Uri Imana nyiri imbabazi, tunganya abantu bawe, tunganya itorero ryawe. Abatanga amasezerano y'ibinyoma nabo turasenya izo mbaraga, batuma abantu bawe biringira ibintu bitari byo, atuma abantu bawe bacumuzwa n'ibitari byo. Kwa jina la Yesu Mwami, hambura abantu bawe ayo masezerano y'ibinyoma abantu bashize ku mitima, ariko bakomere bashikame bamenye ko Uwiteka
abarwayo bakize mana, abarari inzara bagwanire mu iyi minsi, bibazo by'inzara, bibazo by'ubukene, na wundi watugirira neza. Mana urakoze, komeza itoro ryawe, misi isigaye yo kurangiza umwaka turayisengeye, udufashe turangiza umwaka ushimira mitima yacu. Satani turamwirukanye, imbaraga ze turazisenya, turazitwika. Girira neza mwami, cyubahiro kibi cyawe iteka ryose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Izera ijambo ry'Imana, sa Imana izasohoza isezerano. Tugiye kubaha nimero zacu da telefone. Iyi minsi ni minsi yo gusengerana, nimba mutabizi barokore, ni minsi yo gukomezanya, ni minsi yo kuhumurizanya. Nimba nakwaye nimero aricyo wafasha, aricyo wabaza, aricyo cyangwa twahura mu buryo bwo gusengerana. Ni 07 82 43 97 54. Nitwa Pastor Serugendo Dismas. Imana ibahe umugisha kandi Yesu bagirire neza, amen. Philadelphia, Imana irakira.